Magic Pate Jaune abantu benshi batangiye kutwitira kubera bamaze kubona ubuhanga ifu yacu ikoranye. Nimba ugiye kugura ifu ya Pate Jaune, reba neza ku mufuka wacu kuri envelope yacu kwanditseho Magic Pate Jaune, ndetse ku masuperi mashini n'amabotike dukorana urebe neza ko ari Magic Pate Jaune. Batangiye kutwitirira bakatanga ibifu utamenya aho babikuye. Gubwa neza, gira vitamine zinje mu mubiri neza cyane ukoresha ifu yacu ya Magic Pate Jaune ifite ubuziranenge mpuzamahanga. Umva amabwiriza kuri inshuti banyarwanda, si ukubabeshya ku izina ry'Imana agacika amaguru. Iyi niyo nzoga ya mbere mu Rwanda. Ngenda atanga ubuhamya, nongere mbisubire mu minsi ishize mu byumweru bibiri bishize inzoga nayimenye. Maje kuyimenya ndayinywa ndi kumwe n'abandi bajabo. Ubwo n'ubuhamya ndi gutanga ntabwo ari inkuru mbarirana. Ndayinywa paka saa 8 z'ijoro ndaryama, ndavuga none ndabyuka none mfite hangover umutwe uranyica. Ndabyutse saa 12 nk'abajya mu kazi numva nta kibazo, nta mutwe, nta mavunani, nta serera, nta gusemeka, nta gukorora, nta kintu. Nese mfata icyemezo ndavane ku izina ry'Imana. Ndayiguranye gushyira mu rugo inshuti zanjye n'abavandimwe bajye bayinywa. Ubu ni iyi yibera mu rugo. Kuza uba nk'igisambo bite byawe? Ikihe gisambo? Wowe kuza wumbuka nk'igisambo bite byawe? Wo mwanya nyumushyize he? Keza mwanya nyumusize he? Cyagiye Kanimba baduhamagaye wowe muhahiye. Nabasize muri saro mujya kuzinya se kwa Kanimba? Nyine twa tugiye gutabara Kanimba. Kwa Kanimba hahiye. Hahiye hatukombeye uzi ngwiki? Ya etaje yose yahutse hahiye. Kwa Kanimba hahiye? Hahiye wenda kubwira ngo etaje yahutse hahiye. Hamagare Kanimba. Uzi ko n'abanyamakuru bashaka kamera? Hamagare Kanimba. Muhamagare se umubaze. Hakona ndagoye ko ubu kuburyo najya kubeshya ngo hangwa inzu yahiye itahiye. Naye nsandi ziri gushya uri kumbaza umukobwa. Mva hahiye hatukumbeye. Ngo muhamagare nawe wumve. Niba ari bunakwitaba yataye umutwe mana yanjye. None ikintu kimbabaje shawe. Nukuntu ketchup niba menyera ari kwa muganga agiye no kubyara. Ndisimbe umuganga. Ko nimba se nimero Kanimba itari. Wabona ngo telefone uyahiriye no mu nzu. Inzu yahiye yatukumbeye ibintu byose shamana mbega umuryango ugize ibibazo. Shabona mbabaje. Sanzu mbeshye kwa Kanimba kabatahe. Telefone yawe nahiriye mu nzu nese ari kukwitaba. Ikindi cyaka mbwira ikintu kimwe kandi ugombe kukimenya kandi ukiteho. Akotita naragowe pe. Ziba se manzu nyumve. Ntago nawe muri iyi nzu keza atari muri iyi nzu. Bitari ibyo. Nge nayo tugomba kubana duhanganye nk'amashyaka. Aho nyumvire. Nese ngiye teta mbigendeyemo gute. Keza ngenda muyobora n'uruhinja nyumva. Hanyuma se wamujyanye se? Ntabwo wamujyanye kandi ariho mubije ngo tujye kureba Kanimba ngo wowe hahiye. Hanyuma usohoka yamagaye Keza. Wasutse nsanga se ngo ngiye guhindura imyenda. Mwasanga muze muri. Ako kanya ziri mwanambira. None sika nkubaze. Keza ibyo takubwiye na cyane ko tutari no kubona umwanya. Twahise natwe dushiduka nk'abantu nyine bahangayitse tutatwigendera. Kandi ndakumenyesha ko Keza si uruhinja ngiye nyobora. Hanyuma se umusize? Ubundi se ngiye byanyu birandeba. Umuvugishe nakwitaba muvugane ibyo nyine ntabwo bindeba. None se cyari kuzi. Feza na Keza dore ejo bundi wari umnyishe. Mbabarira nta feza ngiye nzongera kwinjiramo. Mbabarira. None se cyari kuzimya? Ndabizi se ngiye mbabarira. Ntimwajyanye. Umva mubwire. Ngewe ntabwo nyiri umuzamu bibazo byawe nta kintu nzongera kwinjiramo umwivugishirize mu byimenyere. Wagira ngo hariyo kodasha cyangwa hariyo bubatse. Ko nuko ubita inzugi zende kubita kuri inzugi. Bakongere. Hasi hawo. Nibikisa. Uravuye mu kazi ka urazanga uragaza. Nje kugira ngo yemura mukobwa wawe. Tam. Tamunyira ndi mukobwa ufite ngaha. Yagize atese. Uzi bitutse amaze kuntu kuvagira ngaha. Uzi amagambo ari kuzambwira. Sasa. Ngiye ntago ndabyumva. Amasaha amazi ahanga mutangiye gushwana. Ayo masaha make mazanga. Amaze kumbwira amagambo arenze igihumbi. Nutunye no ngumwiyamye. Mbwira amagambo 2 3 yakubwiye. Gendo yamubaza si umukobwa wawe.
ugomba kumwe akamenya ko nge ndi mukase akamenyera akankunda ku ngufu yabyanga yabigisha ugomba kumva ko ndi mukase kandi akankunda akamfata nka mukase akanyubaha atabikoze uragira ute se ndagenda uragenda hejuru atamuyaje sa uramufuhira sasa kwa jango ni genda umubyeyi yuko nyina dusigaye dukundana nge naturabashira kundeba birakunaniye genda umwumvishe ko nyina dusigaye turabashira ikindi kandi ibyo kumwe ngo nge niraza mu cyuma cyane ngo tamuyaje umubwire yuko dusigaye turarana so wamenyesha kugira amfumbata kundeba mana ariko urashaka gushyira amategeko ngene nta amategeko so wabimenyereje nakumenyereje ikise ibyo nkorera mu bintu nawe urabizi ibyo wamenyereje sasa wamubwiye ko ari byo nakumenyereje se wamubwiye nogoma kubimwibwa wese mubwire ikise ndamubwiye ngo namumenyereje ibintu shene ntugenda ngumubwire anyubaha mfate nka mukazi nakamfate nka nyina sinshaka n'ibya mukazi amenyere abyimenyeza byishiye mu mutwe umubwiye ko nyina dukundana Bamenya ako mugore urashaka iki ibyo byabamenya wivugisha imikino bamenya kina ntago izo game ngiye mba nzirimo ukine iz'abantu bakuru nkawe nyine ariko wa mwana ko ukiri mutoya waretse kwitera mu bibazo nakubwiye ngo izo nama zawe ujye uzigira biwanjye ntacyo mfana nawe wareba inzira yakuzanye akaba ariyo igusubizayo naho ubundi waciye inzira utazi uca inkono utazi iyo migana yese ukagimbya ko ntabwo nganya nawe imyaka ujibwira abo munganya imyaka sinayumva nyine generation ndimo ntabwo kimwe n'iyawe ariko nk'umubyeyi wakubyaye ko ubu ngubu ntiyaherekeje abandi hanyuma we yijwe mu nzu n'ubusanzwe yabyaye baranamuhemba baba we rubanda barabona kabisa nsabiye umubyeyi wakonyeje winsakuriza ko ndamutse nsohotsemo hano nagusigira kuka gakeya okay urufunguzo rwa mbere nararutwaye none n'urwa kabiri ndarutwaye kandi nzi yuko serire idashobora kurenza imfunguzo enye hamwe rero duhangane agacino watangije nutakagwamo uzagakiriramo ahubwo usenga Imana iguhumura amaso umenye igihugu urwana nacyo Yazike ese kani uzi ko rwa rukobwa rwongera ukamfungirana yongera gukingirana rwafunze nyine sawa reka nzi ndumwaka akose wa mugore waje kuba hano uhangana gusa uhangana nyine icyo kibazo gitekerejeho amasegonda angahe mbere yuko ukimbaza ako ugiye ntabwo ndi kwiyumvisha ubwo uriya mwana umufungira ni iki ese niswe wa mugore we kuva ryari none se uri iki uri umugabo se ndumva barahinduye imvugo ahantu wagiye kwitoreza ndumva baragutoje neza amagambo menshi akumva ushaka ko umufunguzo nkajya nafungura umwana agasohoka ukeneye iki mugabo mwiza ndashaka urufunguzo wabyumvise umwana wande uri kwande
ndashaka afunze yo kujya gufungura hariya uri kunyumva cyangwa ntabwo unyumva hehe se hariya kuri rugi wafunze usigaye ukora kuri stock kuva ryari amubwire rero reka nkubwire sore niba ruje guhangana hano ntabyo uzabona ikindi warasohotse uragenda umara imyaka 2 uragarutse none uzi ko ibyo wasize rero ariko uzabisanga hanyuma uko wagiye niko ugarutse se nta muntu ujya usimbura nyiri company urwo rufunguzo uraruma niyo uraruma nagushyiraho uri CEO ntago bivuga ko urwo rufunguzo uraruma cyangwa ntarwuma nta rufunguzo nguha urumva ngiye nagushyigikira muri biriya bikorwa bidafututse sawa icyo utazongera kubona nuko ntazongera kukwingira icyo nakwibutsa nuko naje nje nanjye nicyo nakubwira ariko uyu mugabo azi uwo ndi we ndaje mwiyereke none se ubu koko wabibonye ejo ukuntu abigenje kuki ubu ngubu utamenya ubwenge ntabwo yumva nicyo kibazo rero ntabwo tuyifatanyije ariko nawe ugomba kureba situwasiyo ihari ukayikaruma ku giti cyawe uzabishima nagiye genza n'urufunguzo mfungurire ke wowe byihorere sibyo ibi byose turi gucamo bizashira sibyo icyuma gitangira ari ibuye kijya kuba icyuma kinyuze mu muriro ibyo bintu urabyumva reka rero dukomere tunyuze mu muriro ibyo ngibyo uri kwivugisha ngo icyuma ngo cyanyuze mu muriro hari n'igihe kinyuramo kikayenga wowe ihangane reka nza n'undi rufunguzo ngufungurire ariko ubu ngubu ubundi ibintu ndimo kuko si amakosa sore ko ari umugore w'isezerano ubu kecapu wateyemo byagenda gute shareka mbyirire n'ubundi generasiyo turimo n'imirwano n'uru barajoro rutwaye ngiye kuzajya barutwari kureba he wagira ikingaho bite byawe ariko gusigaye ugenda wubitse umutwe nk'intama habaye iki gusigaye ugenda wubitse umutwe nk'intama habaye iki kamamba jana ubundi urebye runo rugo tugomba kwitonda buriya abamabuja baratandukanye ni ukuvuga ngo harimo umumabuja uba ugomba kwitondera ukareba ibiharimo ukaba ari byo ujyana nabyo urabona nabonye utari mu bihe byiza gabanya uwo muvugo wawe kuko ntabwo ukenewe hano nta birori byabaye icyo nshaka kugira ngo wumve kandi witeho ni amategeko mashyashya n'amabwiriza muri uru rugo irya mbere ungabanyeho ubucucu bwawe kuko ndashaka kugukoropa mu mutwe ukajya utekereza neza kandi vuba uranyumva vuze ngo iki uzajya ubigenza gute ngomba kungoropa mu mutwe nkajya numva vuba ibyo bagushyizemo byose nkabiforomata nta n'ibyo bashyizemo njyewe ntabwo mbikubajije kandi nta nubwo ugomba guterana amagambo nanjye urabyumva ingoma zahinduye imirishyo ingoma zahinduye imirishyo itegeko rya kabiri nta muntu n'umwe ugomba kuzajya ugaburira muri uru rugo usibye ngiye n'umugabo wanjye Kanimba urabyumva ibintu mwagize vayike vaye bimeze nk'abinjira n'abasohoka mu rugo rwanjye si buto amategeko nguhaye waba wayumvise witeguye kuyashyira mu bikorwa simabuja ko itegeko nimero 2 ririmo n'ubusambo ubwo se urumva tuzateka tukima abantu bari hano mu rugo urumva atari ubusambo rigenwa nande rigenwa nande abanyirurugo hanyuma uri kuguha amategeko ninde nyirurugo agatsinda kica ibintu kibizi we nta rutuguru kuri ngo rusumbe ijosi uranyumva ibyo nkubwiye ugomba kubishyira mu bikorwa utabishyira mu bikorwa waba utarigeze umenya uwundi we ndakuzi ngira ariko uzabona version nshyashya yanjye kamenyera icyo yakoze ntabwo ukizi kamenyera icyo yakoze urakizi akamenyero gakeya namubwira wigiye umva ko negenje none bamenya na Jam Toto kutoka town ndabona ngiye kuba muri village kabisa basiye bankurura amatwara bazanye ni ku ikosi
nta muntu ugomba guhumeka n'amategeko y'indambi no kunkoropa. ngaho ibaze Kamenyero noneho iyo aza ko ari umukozi wo mu rugo ibyo ari gukorera nyirabuja. hanyuma so mugabo numvaga ambwira ngo mwamwambike imodoka ngo muyambika nabi ubundi wari uri he? Ako none ubu se ni uwuhe mugabo? Wa mugabo witwa ngo kwantuze wo kwa bande bayambitse se? Ndabayambitse. Ese Patrick nabaranga. Ni yese nyine. Nisikane nampamagaye. Ese jo mundi wari uri he ubundi? Ejo geze ugera hanga mu kazi. Umva nenegiye mu. Okay sawa ibyo tubyihorera. Hanyuma zira fagitire ugenda ujye kwishyuza. Baguye amafaranga yasikaye kwantuze. Yego boss. Wa mugabo mwe kwimusa agomba kuba hari kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ugene nko masaa 8. Mvuze ngo iki? Apana bya bintu bya mbona abakiriya baza ukajya gucina nabo. Nta brag nshaka amafaranga ngomba kuyabona. Nanye ntago mpari ngiye kwishyuza ibintu bya mama n'amafaranga yo kwa tukote. Sibyo? Birangiza kuba varo kandi kire mu courage. Okay? Bame bite? Nose kundeba. Kashaya pfe ntayitagera mpene yambwa ko Kanimba yaza kwitikura n'icumu umunyo. Warya ngo yaramukubise yamutikura n'icumu ryo munyo nyene yambwa. Ese urakora iki wanje? Waba ugenzwa n'iki? Waba hari isano ufitanye n'umugabo wanje rituma bo mu rugo rwanje? Ariko se madame nta no gusuza umuntu koko uje kugusuza ntago ari aferi zanjye. Nta nubwo ariko kazi kanzinduye. Nizere ko ikibazo nakubaje wacyumvise neza ku myaka ufite. Isano ufitanye n'umugabo wanje indi mpamvu iyo ari yose yatuma mu rugo rwanje ni iyi. Yendi Landrodi hano. Landrodi se iri mu masano tuzi. Landrodi ni isano. Ku myaka ufite ugasubiza gutyo. Ako wambabare wa mudamu. Wambabare koko. Kwibazo mfite bitanyebera kuvugana n'umuntu ore wese koko. Bajya bavuga ngo rega ngo umuntu ngo yanga gukoma rutendere. Koma rutendere n'ubundi wisamye wasandaye mbwire. Ariko se wambabare koko. Ko nta muntu numwe nshaka gukoma nta muntu abantu bose ko nshaka kutubana amahoro koko. Nkavana amahoro. Wambabare. Ngere cyo nkubaza. Nyeneye kumenya impamvu urahanga kuko maze iminsi mbyibazaho. Kareba muvoma zawe. Nshaka kumenya ni icyo ukora mu rugo rwanje. Ndikwanga kwitiranya na buri wese hano bitewe n'ibibazo mfite. Mbabarira rwose. Nta muntu ushaka kwitiranya nawe. Nta n'ikintu kibi nshaka kuvuga. Mbabarira rwose, mbabarira. None ushaka kugera gute? Duhana amahoro. Ya Kristo se? Nakubwiye ko ndi Landrodi. Hano hahinduye mu kiliziya rero. Hahinduye mu kiliziya tugiye guhana amahoro ya Kristo. Mukomeze mu akazi karakomeje. Nzabakoramo akazi n'izindi. Akose yako giye muransetsa. Umugore yaragiye amara imyaka 2 ntaza aho ari. Ntabwo nzi niba ari mu buraya, niba ari ku rugamba, niba ari mu biki, nta kimwe nari. Niba yarashatse, nta na kimwe nzi. None ngire nte? Ubwo se ubwo rero wabikora hiki? Oya. Nimutabare rero nimuze mu rugo mubanze murebe uko bimeze. Cye ntazica umuntu cyangwa mugasanga ngewe banyisha. None se wowe ngwino mu rugo ureba ikibazo gihari.
umugore ntituri kumvikana abe na gatoya nutazi urasanga banyishe cyangwa nge nishe umuntu ubwo nuko bimeze rero sawa Hello, auntie. Yes. Yego. Ntabwo ikibazo ari jyewe ariko. Ibyo nahoze mbwira anko, jyewe umugore yaraje asanga mu rugo. Muzi igihe yagendeye, imyaka 2 irashize. Ntabwo nzi aho yarari. Ubona yarashatse n'undi mugabo. None se namenya yarari hehe se? Use twabyita kwahukana. Ubundi reka nkubwire rero anti. Umugore we yagiye akava mu rugo akamara amezi 11 cyangwa 12 atakiri muri urwo rugo. Ahita ava muri identité y'umugabo. Sije nabikora iki? Oya. Nimushaka ko muza mu rugo kabisa. Muze mukemure kino kibazo naho ubundi ndabona ibintu bikomeye. Nta kibazo uvugane na anko murebe ukuntu mwazi. Ndabitabaje. Karibu rero. Merci. Rero kubera ivumbi ryinshi ngiye kwanza niterera amazi hanyuma mpindura imyenda. Nibyo. Utangaruka. Ahubwo nanjye nyereka toilette ndashaka kwihagarika. Nta kibazo ubwo. Namubwire sheri. Namubwire. Nguvuze ngo iki? Akome ubu nawe umugome nabi shitani ubu koko kuvuga sheri ni ibintu bigutunguye. Biranunguye kabisa. Ngaho mubwire ikintu ushaka. Uvuye munsi. Nzaza nkwamagara. Bamenya sheri cyane byimwita sheri gusa. Ko nabimenyereye se. Nukuntu ngo ndabahungu b'inzobe yakuburizwe nabi mwiza. Yese ububebe bwanjye kutabumenya neza ubuturuka ushobora usanga naritukuje. Ega inzobe nimukajye muzizera bo. Yewe dore nuko Imana ngo aritukuje usa neza ndabona byaraguhiriye. Yego. Mestesi. Izi ni imbaraga z'amavuta. Ubwo nibyo. None se baby umeze uti? Ubu nibyo nje ngo tuganira tujya inama nk'abantu b'abasheri. Ego uzi ubwenge rero mpamvu mukunda. Rwose nagufite habe namba. Umva rero mbihiri. Akora umeze neza. Umeze neza mbanje imisi. Shana ari fake. Akuburiya rero ukuntu nyambana mujya muzana ibintu we na boss yatare. Imyaka ngo 2 ngo mabuja ngo yagiye, mabuja yeze no kubura mbere, abura imyaka irenze 2. Ase mama yagiye he? Yanze yo kwenze mabuja nyaka ko ari umusekare cyangwa umupolisi. Anya, cyagiye kuranga. Aranguza iki se? Bicuruzwa. Oya. Mabuja bagiye ku ikosi. Reka tubyihorere. Ko mabuja najyaga mukubitamo turirimbo tw'inkotanyi nkumva arabikunze cyane. Gwe mugura arashaje. Ese ntabwo ujye ubibona. Nabaze tuvuye ko generation y'inkotanyi. Cyane. Nese yumva izubu kandi izubu nyine atari generation. Yega nikora ngo mitara yezeza. Ra kubita amako karimbo ngo ndi inkotanyi rutimya nk'umukora mu ikotaniro ryo bezodashegwashe ngo mvuga ibigurutendoka mbona abadanyuka nyine ngo bayimara amacuma hinda ubugi ngo ginduri kavuga tukayitaba ritararenga. Mayi iza mukikiriza. Mitara akahita zabyina. Nese mu bindi kamubaza. Umuzi imyaka ingahe uri amahusha wawe? Imyaka yose abanya na boss ndayimuzi. Ngiyega boss ngiye nabukoreye boss mbere yuko hura na mabuja. Reka manze nkubwire. Mabuja bura boss wanjye afite mabuja nakoreraga mbere ni mushiki wa boss. Noro mabuja. Subire mugende bitsanura neza. Nuvuga ngo mushiki wa boss. Niyo nakoreye bwa mbere agiye kuba mu Bwongereza. Mushiki wa kane okay. None agiye kujya mu Bwongereza arambwira ngo nze mbe nkorera musaza we. Musaza yaracyangeza secondaire muri stage. Naho twatangiranye rero. Udushori twose yahuye natwo nari impari nema ndatureba. Namuhe n'amapasa yanjye. Ariko reka manze mubwire ikintu kimwe kibanga ngiye kukubitsa. Wari uzi ko ketchup ari pase yanjye nayo?
Ketchup yaje ari wanyangiye Ketchup se wewe wa mwe. Koze ibyana nariye. Jana kubizi. Nonye natetaga mbere nambaye imyenda ya boss tungana. Urumva? None sibame ufite nimero za nyakobuja. Gose nazibura. Ubuse mabuje nawe umuntu wenyine ugomba gutunga nimero ze bwa mbere. Gusa guhamagara akakubura. Yakwica. None somva nkubwire. Ko nzishaka se. Urumva zishaka. Ase wajya umfata neza. Jya umfata neza. Ujuza woroshye biri romantique. Ngo gusigazeho ukunku gukuro tuganire neza. Ngaho urazifite. Uzizi no mu mutwe. Ngaho zimwe. Nose wazimye yakina garimo inonzo. Naga ari mpamvu yo kujya kuvugana nawe. Dega urumva turi gutezanya ibibazo ndashaka kuza kugenda ngamuhamagara tugahurira ahantu dubuze kuba ndi akaza tukaganira pana kuganira hano muri salo. Mwese mutwumva nibiki. Rero simereze nze kumuhamagara ndaho hantu aze tuganire. Karindwi gatatu. Sawa rero akoze amafaranga yawe. Bitanu se. Ndabikwa kuri telefone. Ndabikoreza kuri Airtel. Nta kibazo. Sawa. Ngakoze. Iki cyana jaho mama nacyuze. Bura nubwo boss wanje bura agenda abihorera gake gake. Mama no munsi umwe nzabakuka. Hari ukuntu mba numva bashaka. Ko none kamwanza nkubwiza kuri. Hari igihe umuntu mukuru rakaza yamara kuza kumara ibibazo. Nk'ubu nguko ndimo ndagukura nkabona uraje avuga ati yego ko mana yanjye nkatandekura. Ubundi machaka ko nkurura wanga. Ayo kuru yuzo bitavuga ati no muntu yamara nshaka ka munani. Ubucuruza spare parts cyane. Uva hano ukajya Dubai Cyane ahubwo uzama bakiriya. Ambo? Uranyetonye cyane? Ako disi nkabibona. Uburyo wari ucarabutse ukuntu. Ubu rero ndi kubana na musaza wanjye kabisa. Ubu turi kubana. Business yanjye niriya wabonye ku kazi. Nibyo nikorera kandi urabona ko ntago mbayeho nabi. Urebye birabaye. Teta. Yahagije. Mani pabitese. Meze neza. Umva nese kuri ndi muri kakayira kiwanyu ko mushaka cyane araje nkakubwira. Cyane bigomba ko birimo amafaranga. Sinarakuhamagaye ibintu bitarimo amafaranga. Sawa ihute. Sawa. Teta. Nukuri ndishimye mu bahantu heza. Naragerageje ubuzima ndeba uko nagerageza kwiyubaka. Ndakwibuka na ya groupe yawe. Sandra, Kelia, Sabrina, Bamuhoza, na Rukundo. Ariko sha wowe wabarushaga ubucakura. Asubu narindi nshakura koko. Sha ntabwo byari biba ariko navuze ko abarushaga ubucakura gukerebuka. Uzi ko ari nge muntu wari innocent muri bari abantu bose. Ntabwo navuze ko utari innocent. Ariko nyine wari ufitemo kantu kubucakura ukuntu. Ariko vraiment c'est bon kubera ko haraho byakugejeje. Ntago ari bibi cyane. Nta nubwo ari na bibi by the way. C'est vraiment fantastique. Merci. Ndabikunze cyane. Merci. Kandi komeze ujye ejuru, komeze ujye mbere. Merci. Buriya rero shangiyewe rero kirya gihe après 2 ans ntabwo yaje kugenda neza. Byagenze gute se? Subonda bihera. Abaye iki préfet? Urazi ko umudamu wanjye yakoraga muri sako? Yego. Ajya ari gérante? Oui, ari gérante. Noneho nyuma yaho yaje kwaka amafaranga. Kubaka n'inzu nziza. Ariko njyewe ugasanga eka tuvugisha ukuri burya mu cyari nta mafaranga abamo. Yego. Ntayo pe. Urumva ko yafite uko bayeho. Vraiment yakoze igishoboka cyose ndanamushimira. No kwihangana byanze ariko nta kundi. Ubwo rero yaje kwishyura amafaranga wenyine. Kwishyura wenyine. Ayanjye wenda agakora uturimo dukeya nko gufasha abana mu bikoresho by'ishuri utuntu nk'utwo. Ariko nyuma yaho nyine hari akantu gato twapfuye
ariko katari muko twakabaye dupfa. habaye iki prefe udatora ngo uvuge habaye iki Anyway, fata ko ari mutagenze neza. Kugeza ubwo byagiye tugakora divorce. ubu uri mu divorce Bakunda mu divorce. Yansigiye abana babiri. byakweri Ariko sava nta kundi umuntu abyakira. sorry for you Kwari undenze. Ururi hano se. Bitese. Ni byiza kanze kamanze nje kunyara hano. Kamanze nje kunyara. Ese wowe iyo uva mu rugo unyaye? Ubundi ubu kano kazi ngiye kumara kabasha. Kumara ipanje. Pozompo gusa. None se wari umumbuye. Iyi nayo nkumbera ese ko twanze takiza kudusura. Ngwino mu rugo ngwino. Oya ntacyo ngo tuganire hano. No tuganire hano. Oya hano bashobora kutubona. Nese tugiye gukora iki? Tugiye kuganira. Tugiye kuganira. Nzi kuje. Sasa jambaye ingofero neza. Ngahora mva nkubwira icyo nagushakiraga. Ndashaka kuguha akazi. Wowe ngiye ndabikora uko bishaka wowe ngwino gusa hano mu muhanda. Nyine reka tuganire hano. Nibyo mu muhanda. Banza unyumve. Ngiye kuguha akazi. Ndashaka ko ngiye guha nimero z'umuntu. Ugiye kuma nimero z'umuntu. Ngiye guha nimero z'umuntu. Uwo muntu amuhamagara umeze nkaho wowe uri umugabo we yataye umwana akaba yaragiye ukaba nyine utazano yagiye uramamagara mbwa ati umaze iminsi ne utita ku mwana none nsanze inzira yaramwisha atanariye wakigore we biki nimero nk'umuntu kangubaza ikindi kibazo kandi unyumve neza ubwo uvuye uva yose ubonye abantu bose bari muri karitsiye n'ibyo ugomba guha akazi n'uburyo uhora unyemeraho amafaranga uburyo wanyemeyeho amafaranga se amafaranga ngiye se narimbuza amafaranga sinambwiye ngo nanda kuguriya amandazi ntabwo yashaka uri kumva ibicuma amafaranga make Saroroka ngende. Umva banza wumve. Fata subwiye se ngo ngende. Umva ke. Wowe kuza. Ibihumbi 10 nabikorera. None. None ngira ndewe mayo nimero. Muhamagare mubwire kari ngewe ko ndi umugabo. Kandi abana bize kubyibagirwa. Uramamagara saa 6 tugiye ku meza. Njye nimba na gutya twicaye ku meza. Yego. Ndahita nkubipa uhita umenya ko akazi kagomba kwitagatangira. Ninkubipa ucisha nk'andi masegonda 5. Nitimamagara ku kana. Wituma ibihumbi 10. Guhamagara gusa. Ibihumbi 10 nanjye nimbikora nabi ibihumbi 10 nuko iki. Buriya ngiye nkeneye nagufasha. Urumva udakeneye umuntu kwitaho, ukorega nawe ukeneye kwitaho nawe ubwawe. And beside that, ukeneye umuntu. Urumva kandi bitewe n'ukuntu twabanye nakwitaho urumva wanyitaho mu buryo teta uyo buryo mu buryo bwa kimuntu hari ikintu kitumvikana muri ibyo byose teta wangenze imbere wambaye school uniform so what does it matter gufata nka joli wanjye none se gufata na joli wawe teta reka rero nkubwire buriya Waruze n'ikindi? Iyo umuntu akoze divorce biramugora cyane kugira ngo azasubire muri ya mudu yo kongera gushaka biramugora cyane uranyumva neza ndabyumva kandi burya no wajya gushaka azahitwa umugore prefe bamwita umugore naramuka kugoye uzamenye ko bituruka mu nshinga kugorana niyo mpamvu yitwa umugore umugore yitwa umugore c'est tout umugore ni umugore koko umugore noneho rero umugore umwe najya kugora ujye umenya ko abagore baragoye nyine yakugoye menya ko yitwa umugore nibyo urakoze nakoze so ntago rero ibyo ntago nta hantu wabihungira ariko umenya ko ukeneye umuntu kandi I'm always around teta no pourquoi someone is knocking on reka nyangore gato erega umupadiri yatetaga urumva naho ese ushobora kugabanya volume ugaceceka nkanza hamagara abantu
none se kuganira nibi madamu warura mbere hano se nka nkandi musubize bamenya ese ko nta mazi mazanye ku meza bimeze bite itangazo naguhaye waritanze uko ryagomba gutangwa cyangwa hari ibyo weditinze hari ibyo weditinze itangazo naguhaye waritanze uko wagomba kuritanga itangazo wampaye rero natekereje ko dushobora kubikoresha ku munsi umwe noneho nkababwira ko mabuje yavuze ngo guhera ejo mwe mujye mushaka mujya kurira muri hanze nigeze mvuga ngo bajye bashaka aho kurira nakubwiye bajye bashaka aho bajya kurya indande nta biryo byemereye gutangwa muri uru rugo umva ibi ni imico mibi se gute senga turya njye nabirukanye muri uru rugo bajye bashaka aho barya madamu ibiryo asenga sibi ubundi wakorwa n'inshoreke impande ndi hano asoni kubigwanira ngo noneho yavuze ngo ntabwo ako wowe ntabwo gufata umwanjye ndi hano umuntu wese ugiye kugushwana kuko mva imbere bamenya sohoka sohoka mva imbere gusenga mbere ntabwo bikenewe amasengesho se yagenda gute muri izi ntara asoni aho urashyira isosi aho keza ubundi wajya ureka mabuje agahaka y'umugabo we ko amaze igihe kinini atari hano aba akeneye kugira ngo yerekane ko hano yagiye mva nawe mva mu maso yakwita ko akiriye uri kunyumva mva mu maso ugenda mabuje aratapora nakubwiye ngo sohoka mva imbere bamesenga turya nasohoka nta masengesho senga akenewe turya sohoka nta masengesho akenewe wanyumvise ese ushaka iki wa gakobwa ushaka iki iwanyu nta bakuru bahaba umva niyarurire mwese mubone ko nta ushobora no kwiyera agiye bya ibiryo senga turya Uwiteka Mana ikomeye twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe twongeye kukwereka yuko intonganya z'imwe rugo Mana wazirengagiza n'ubu ni Satani wabinjiriye ugahambirwa Mana rero ibi byose ubona biranga abahinzi babisengeye kuri bushe nawe yabisengeye wahinze umuceri yabisengeye na boss yabisengeye ngo bazabibone nta kindi kintu narenzeho kisengesho Mana urikugisha niba umuvandimwe wagira kubwiraga rero Oh. Paul Ah, c'est Paulin. yego Kodisi murasa vraiment. karibu Murasa. ndabona wadusuye Inabasuma. teta uravugana kanze gato kamufasha hano kubaze neza wajya umva haga hano kubaze neza sinye haga hano kubaze neza wamura ndakubaza kandi usubize uretse gato mbabarira uvuga gake twubahane mbabarira vuga gake twubahane teta uranyumva ugira ubwenge cyangwa nta bwenge ugira mu mutwe wawe neza nta kibazo ufite Paul wavuze ndakubaza mu mutwe nese uvuze gake ntabwo nabyumva yes ndakubaza ngo wansubiza rero sasa mbwira ufite ubwenge mu mutwe wawe neza nta kibazo okay nsubiza mu mutwe wawe harakora nta kibazo ufite subiza iyo ngicyo kwanza harakora nyine nisura ndi kidebire ntabwo ari byo maje ndakubaza nisura ndi umusazi harakora neza nta kibazo Ni ukuri kubona ufite ubwenge ufite ubwenge navuye hano mwita n'ubwenge uki navuye hano nkubwenge uki mvuge kabyizwiye asi wanjye se ndakubaza navuye hano nkubwenge uki sura nabwenge ujya ku kazi ushize na bari abantu none se kabiri kanga akazi kapfa ngewe ndi mu kazi kweli nyine ndakubaza ibyo nakubwiye mbese kapfa wabikoze se mbese kapfa wabikoze se wavuze gake nyine ndakubaza wabikoze cyapore wambabariye kuko kumbe kamubwire rero uriya muntu uretse gato ntacyo mbwira nabibonye si uko wagiye mu kazi wambaye ntabwo ari kucyambaye byumvikanye nyine ko nyine kabaye ni ukuvuga ngo njya mu kazi nawe ukajyamo naba ntirimbuze agatabwira baza nawe ukabazana none se ubu ngubu urumva urumva nakura amahoro hano mu rugo koko ndakubaza uriya mutipe ni muntu ki si umukiriya se reka nyine mbigusobanura si umukiriya uzanye mu rugo mbese nyine vuga gake mbigusobanura subiza nyine uriya muntu yari prefe wanjye prefe des études narinje kumwemera kugira ngo mweke yuko ubuzima bwahindutse nsigaye ndi umuntu w'umudanje buretse gatoya prefe des études sanga ashinzwe amasomo no isanga ari guha amasomo ntabwo ashinzwe nyine ubu ngubu ntabwo ari kuma amasomo ariko narinje kumwemeraho tu hanyuma interna yimukiye hano ibintu byawe rero buri gihe ushyiramo logike nyinshi ntubipfire nyine ndakubaza prefe ko mwatandukanye ntabwo yakwishinja mbese urandebye aka kanya ubona naje
hanyuma rero ubwo ngubwo duhita dukora ibyo dukora mu rugo nambwiye kuri musaza wanjye mani. Okay. Mu by'ukuri umva ibyo byabaye. Twubahane. Turetse kubeshya. Twubahane. Maje kumenya. Iyo ngeso ngewe yenziho. Pole, iyo ngeso ngewe yenziho. Ngewe ngeso yenziho. Ngewe tete uyenziho. Tete nkubwira ikintu kimwe. Twubahane. Singa ngivuga nayo ngubwe ejo. Tujye twubahana ikindi gihe. Nyikuzo ntayikuzo se ni he. Ubu se wambaye ute? Niyo myenda yanye mu kazi. None se imyenda yanye mu kazi ngomba kuyigumana mu rugo nkayikorana nkayikoropana. Ntabwo ngombye kwikora nyine birunumvikana nyine kubyutse. Ibyo tubyihore nta kibazo. Byutse ariko se mana yaje. Twubahane we. Ndabyutse. Mbyukanye nimba. Zibaho ngaho. Utanatsembura kugeza hanga. Utanatsembura. So uriya mutipa soka gende. So uriya mugabo. Nimba ari petite étude wakwigishije ku ishuri amasomo yaguhaye ayataguhereye ku ishuri muri interine. Ese ko yaguhaga amasomo ubwo mukibana mu kigo cy'imeze bitera ko ukurikirana naho ugiye kuba. Hanyuma sasa hano nkande. Ko mutagiye mu marogi. Mujyane ajye kugishiza hirya. Mwige mufata amakayi mukore tida nyine mwiga muryamye. Mugenda. Sohora. Byaza amahirwe umusaruro gifite kuko hari igihe bizahinduka. Niko byahoze yokeje umuserebanya. Rega burya hari urukundo uruhu rw'imbaraga rwirosa abantu batanu. Ariko mwese ko numva mwagize ibitekerezo mwahawe nandi jambo. Uziko baba utamwe mugashyiraho ninge. Bari kwako bamagara. Si nimero urabona nyiza. Ariko umva mada kamaze ngubaza ikibazo kimwe. Yo wifashe ukagenda usuzumwaza umwana w'igihe gito kingana gutyo ukagenda ukamara iminsi 4 utarana mugaburira nani kintu na kimwe ese wabuze uburyo wamusize. Hano ubwanyu bakwigije ikinyabupfura cyo kubanza gusuhuza abantu. Subona ngiye kubwiza ukuri. Umva ushobora kuzajya kona gukubita ingoma ku gasura nkagahumbanya. Urumva? Simundi imikino n'abagore bameze nko badafite uburenganzira urumva? Ukeneye mu rugo garuka vuba utazaza ngo bote bwa. Iyo mikino kinirashaje ni yakiboye. Umuntu ni. Mubwira. Muse nimero urabona hari izina riri. Umuntu nize. Reka tumuhamagare. Amagara umuntu. Nimero iri kwikuraho yavuye. Hamagara. Usana ntari kumuhamagara nimero irabona iri gucamo ko ahise ayikura. Ariko nibyo namuhamagara. Ceceka wowe, ceceka. Ashiri waretse nka gusobanura. Usobanurira iki hamagara umuntu? Gende kumuhamagara ya. Hamagara umuntu, hamagara umuntu. Je ntago yamborotse. Fata telefone uhamagara umuntu. Ngewe ubuse ntago uri kubireba ko ndi guhamagara ino nimero yamborotse iri guhita yikuraho. Umva kubwire sore. Ndashaka kumenya buri kimwe cyose. Uri kumva? Kumbe mu myaka 2 waragiye ujya gushaka umugabo urabyara abonye bikurambiye cyangwa bikunaniye ubuzima bwanze uravuga ngo reka subireyo. Reka subiraho naturutse. Ako wareka nkagusobanurira. Nta kintu ushaka gusobanura. Umva nkubwire rero. Niba udashaka kuva mu rugo tugiye guhanga. Wabyumvise? Siki. Bakusheri waretse Vinyuma icara hariya. Sobanura iki ibintu byigaragaza. Urasobanura iki ibintu byigaragaza. Ubwira kuri nimero je ntayizi mpamagaye. Kandi nawe wabyumvise telefone yanjye iriho fayiro. Umugara gwamagara kubwira iby'abana uragiye imyaka 2 urayimaze. Urumva? Urabyaye. Uturuhinje. Ako abantu hano imitima. Wajya kumpimisha sukareba niba narabyaye. Waje mu rukundo winginga. Umutima wanje warukinze. Uringinga ndakingura. Esikosa nakoze nukuguha nkaguha n'ibyo utarukwiriye. It's okay uri somo mu buzima. Reka nkubwire mvira mu buzima nubaka ubuzima nkuko wabibonye. Noneho mburimo nk'amatwi n'amabingo uko bituranye mburimo kandi nta nubwo nteze kuzavamo. Uri umugabo wanje mu mategeko uri umugabo wanje wantwaye ku karubanda urankwa isi yose urabizi. Uko amategeko yanyemere kuba umugore wawe ni nako azabisesa amnyambura uburenganzira bwo kongera kuba umugore wawe. Ariko mu gihe ibyo byose bitaraba ndi umugore wawe. Hama hamwe turwubake cyangwa turusenye ndi umugore wawe. Urarangije. Uraje kuvuga ubu ngubu. Urarangije. Hakumundi reka nkubaze. Ubundi najyaga numva abakuru bavuga ngo hari abantu bashatse haho n'abandi baherekeje abandi mu gushaka. Nanjye mbona ndi mu bantu baherekeje abandi mu gushaka nkurikije ibintu nkore. Nakwihanganiye imyaka myinshi ngerageza guca bugufi ngo ndeye ko twakubakwa bakambwira ngo niko zubakwa.
ngo zirara zishya ngo bwacya ngo zikazima ariko naje gusanga ibintu nkorera kani ibintu nkorera ntago uri umugabo kuko ibyo bintu bikorwa n'abagabo bimbwa nta mugabo muzima wakora ibintu nk'ibyo ngo akorere umugore ibintu nk'ibyo niyo naba nitonda nagera aho ngaho nkazasara kure ibintu uranutse ngo ndimbwa nge ndimbwa ibyo ukora se urabona bikwerekeza nge ndimbwa ibyo ukora urabona bikwerekeza he nk'umuntu ufite mu mutwe cyangwa warasize ego kasure ko ntongera kongera n'urundi rushya ego kase waje mu rukundo winginga umutima wanjye warukinze uringinga ndakingura ese ikosa nakoze nukuguha nkaguha n'ibyo utarukwiriye it's okay uri somo mu buzima